maze ku itariki ya 30 Nzeri mu mwaka w'1990 iryavuzwe rirataha. Umutima we wuzuye urukundo rw'amubyaye n'amarira ya bene wabo bahejejwe ishyanga byatumye yiyemeza guhangana n'uwamujyaga imbere uwo ari we wese. Hakozwe imyiteguro ishoboka yose, maze mu gitondo cy'iyambere Ukwakira ingabo z'inkotanyi zibazambutsa umupaka zirangajwe imbere na Rwigema. Yigeze kumbwira ko afite imigambi yo gucyura abantu be abinyujije mu nzira y'imishyikirano bagataha mu mahoro. Ntiyigeze ambwira ko azagaba igitero, kandi ntabwo byashimishije. Wakiriye icyo gitekerezo cy'uko yacyura abantu simvuga ariko igitero. Ibyo ntacyo byari bitwaye iyo binyuzwa mu nzira ya politiki. Mu by'ukuri nanjye niyo nama nari naramugiriye, akaba yakwiyambaza Loni na OUA akabanza mbese akamenyekanisha ikibazo cye aho gihagaze. Rimwe mu makosa bakoze nuko baguye gitumo umuryango mpuzamahanga. Amahanga ntiyarasobanukiwe ikibazo cyabo. Inzira y'intambara ikoreshwa igihe izindi zananiranye. Ubundi murareka abantu bakabanza bagasobanukirwa ikibazo cyanyu. Bariya abana ntabwo icyo kintu bigeze bacyitaho. Iryo ni rimwe mu makosa bakoze. Batangiye intambara batayiteguye neza kandi bakoresha n'ubutaka bwacu. Ntabwo rwose byadushimishije. Yego twumvaga akababaro kabo, ariko kandi ntabwo bitwaye neza mu rwego rwa discipline. Bateye baturutse ku butaka bwacu, banadutwarira abasirikare. Rwose ntitwabishimye. Bambukiye Kagitumba. Aha muri iyi nzu niho Rwigema yicaye ahamagara ingabo ze arazegeranya maze azihishurira ko zageze iwabo. Nazo zimurahirira imbere ko zitazasubira inyuma. Nyuma y'imyaka 34 Rwigema yari amaze hanze y'igihugu cye, noneho akigeramo ari mukuru bihagije, yumva n'agaciro ko kuba mu gihugu cye. Mu gitondo gitinde cy'itariki ebyiri Ukwakira mu mwaka w'1990, aho hari saa 3:30 nibwo Rwigema ahagurukije ingabo ze zisonga zigana mu murwa mukuru i Kigali. Ibyakurikiyeho turabisobanurirwa n'abari bashinzwe umutekano we. Twaje tuva muri Uganda nyine i Kampala itariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri 1990. Twahagurutse nka saa 6 za nijoro. Urugendo ruhari rero kuvayo kugera inahangaha ni rurerure. Twageze hano ari mu gitondo, ari iyo nyine itariki ya mbere. Leta Fande Freddy yageze hano ku mupaka hano, uyu ni umupaka w'u Rwanda na Uganda. Uko twaje rero twaturutse muri uyu muhanda uri munsi y'uyu musozi ureba, uyu musozi ni Miramahire. Turaza gutya ari hakurya niyo zo customs za Uganda. Hanyuma wamanuka ajya hariho kaburimbo itangiriye, aho niho u Rwanda rutangiriye. Niho twasize imodoka turazamuka gutya n'amaguru kugeza igihe twagereye hari. Ahageze imodoka twayisize hano inyuma, tuzamuka n'amaguru acumbika muri iriya nzu ureba idasakaye, irangi rya risa n'iryavuyeho. Aho ngaho rero niho twaraye ijoro ry'itariki ya mbere. Hanyuma itariki ya kabiri nibwo twahavuye tujya nyine guhura n'abari baduteye kuko bari bamenye ko twahageze mu Rwanda. Ubundi bari batarafominga za battalion neza, ariko kubera yuko abasirikare b'u Rwanda bari baje nyine nabo baje kureba icyabaye ku mupaka, bahise Leta Fande Freddy yohereza force imwe na Leta Damu ica inzira yo hasi y'igitaka, ica Nyabwishongwizi muri uruhande rw'iburyo. Hanyuma Leta Bunyenyezi nawe akomeza mu ruhande rw'ibumoso n'abandi basirikare, natwe dukomeza ya kaburimbo na Leta Fande Freddy tugana Nyabwishongwizi. Muri iyi nzira turagenda duca munsi ya rutoki, niho twatangiye twurira uriya musozi wa Nyabwishongwizi nyine ureba, tuzamuka muri ako kayira ureba tugera hejuru hariya ku gati, niho twahagaze hejuru yaho. Aka gasozi turiho niko Nyabwishongwizi. Hanyuma hariya hepfo bareba na Akagera, niko kagabanya u Rwanda na Tanzania. Niho abasirikare ba Leta Bunyenyezi bari aba Leta Damu aho bari bungubu inyuma y'umusozi ntibababona. Hanyuma Adui yaturutse muri kaburimbo hariya ureba hageze nk'inka hakurya mu ikona rya kabiri. Adui niwe yaturutse azana akajipe, ageze hano mu ikona rya kabiri, hano ureba hasi hageze nk'umugabo uri ku igare, niho
yahagaritse akamodoka ke, natwe tuba tumaze gutunguka inyuma hano ku musozi aho turi bugere hano inyuma gatoya. Hano turi ni aho Adu yari ahagaze ajya kurasa nyine, bareba kari hagati kari hejuru y'umusozi kari gatoya, n'ubungubu nuko cyakuze cyane, ubundi kari gatoya cyane, niho twari dutungutse. Adu yari hano abonye dutungutse ari hejuru ku gasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine yarashe makeya, havuye muri muri yafashe Leta Van Fred. Leta Van Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko Adu aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka yavuze ko ati Adu yamekuja, nicyo yavuze. Hanyuma intambara iratangiye, nuko atubonye Adu yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe Leta Van Fred nkano mu gahanga. Nicyo kitwemeza yuko no kugira ngo tuvuge yuko atari twe twari target ya Adu, ni ukubera yuko nyine ryamufashe hano ku gahanga wenda kwegera ku musatsi, niryo sasu ryamufashe kubera yuko yari na muremure yadusumbaga, ariko kugira ngo yari yicaye ntabwo iryo sasu ryari ryaramufashe, ko twese twari duhari, ariko nta wundi muntu wigeze hakomerekera aho ngaho twari turi. Nuko amaje kuraswa twabonye ko yavuze ko ati Adu yamenipiga, noneho tubona acitse intege aricara hasi, turamufata twagerageje kumubaza icyo abaye, ariko ntiyashoboye kuvuga irindi jambo. Naho ngaho nicyo jambo yavuze ryonyine mu byerekeye ibyo mwambaza ko yaravuze. Twarabaye tuhita tuva ku gasozi twari turiho, turamuterura duhamagara abaganga, ariko bagiye kuhagera basanze nyine yapfuye. Nuko twahamaze umunsi, twaramanutse tujya hepfo, ariko ubwo intambara yo ntabwo yahagaze, yarakomeje kuko n'abandi basirikare ntabwo bari babizi. Tukomeza no kubisha kugeza igihe nyine abakuru bacu baje kubibwira abasirikare bose, kuko nta muntu wari ubizi. Njyewe icyo navuga kuri Leta Van Fred, njyewe nari umwe mu biba bodyguard be, ariko nari maranye nawe igihe, nta kibazo najyaga mubonaho, nubwo yari cyongozi wacu bwose, twamufataga nka mukuru wacu kandi akaba natuyobora. Tugeze mu Rwanda rero cyatubabaje cyane, twari tururayemo rimwe itariki ya 2 nyine ubwo yapfaga, nta kintu yatubwiye, nta n'icyo yabwiye abandi basirikare twari twazanye mu Rwanda. Njyewe amagambo navuga nsezera kuri Leta Van Fred nuko Imana yamuha iruhuko ridashira, nibyo navuga gusa, nta kindi nasubiza. Nabyakiriye ko byari ngombwa, nuko byari ngombwa kugira ngo wenda umuntu ajya kurwana yiteguye gupfa cyangwa gukira, kuko yari twarwaniraga ngo dutahe nabo batahe iwabo, ngo kuzahera mu mahanga. Navuze ngo nibyo Imana imuha iruhuko ridashira, nanjye mbikomeza mvuga ngo tokora Imana idufashe, urugamba yatangiye kurwana rwo kudasubira inyuma, tuzataha iwacu Rwanda. Bantelefone around 3 o'clock nijoro, aramba n'umugore wa telefone arambwira ati Joy, ati nizeye ko udacika umugongo, atari ko ati Fred yapfuye, kandi ati turagushaka kugomba kuza inaha ejo mu gitondo. Of course ako kanya nari ndyamye cika intege, mera nabi, nka saa 10 narenjinga ntagira ntekereza ukuntu ushaka kugenda. Iba ngiye mu Rwanda, iba ngiye Uganda ntabwo narenza nkojya, kuko numvaga ko ngomba kujya mu Rwanda, bishobotse nagenda mu Rwanda nkanareba naho yapfiriye naho bamwana. Mu gitondo cya kare mfata indege, nari mfite ticket nza Kampala, ngumana na mama nkuko bisanzwe nyine agahinda twagumamo. Inkuru nayimenye nijoro, nayimenye nijoro, haje mama we na mushiki we witwa Jacqueline na Gregory na madamu we n'undi mugabo witwa Mutenda. Ntibabona gutya ndababwira nti nabimenye n'iki, ko nabonaga batabababaye. Nabimenye nijoro. Even before I was directed, ntaramenya neza icyabaye, niyumvagamo ko hari ikintu kibi cyabaye. This feeling came to me and I even talked to nanabwiye bamwe mu bo twari kumwe ko numva rwose hari ikintu cyabaye kibi, something had gone wrong. This was nabyiyumvagamo imbere mu mutima wanjye, nkongera ngakoresha n'umutimanama nkurikije amakuru yo ku rugamba nabonaga. From the news about what was, I could detect there was something wrong. I had dreamt, I used it to dream, I didn't want to. Nigeze no kurota Fred yapfuye. Numvaga mu mutima ko Fred agomba kuba yarahuye n'ingorane. This was just a feeling, there was something in me that something had gone wrong with Fred. Then I think it was on the 7th. Hanyuma nko ku munsi wa 7 nibwo baje kumbwira ko Fred yatabarutse. That something had gone wrong. And this was after I had. Mbere yaho ariko nkaba narohereje umuntu aturutse Kampala ngo aje Kagitumba acengere ashake Fred. Kagitumba and follow through wherever they are to go and make sure he sees Fred himself. Yibonanire nawe ntagire ubatuma, noneho azambwire niba yambonye, ntavuge ko bamubwiye gusa ko ariho.
ku munsi wa mbere ntibyamushobokeye. Ku munsi wa gatanu nibwo yagiye akabonana n'abayobozi b'ingabo bamwe ku rugamba. Ngira ngo kubera ko bangaga ko bimenyekana hakiri kare, bamubwira ko Fred ari kure ku kazi, ko adashobora kuboneka. Abumvisha ko amufitiye ubutumwa bwihutirwa nubwo atababwiye ko ari ubwanjye. Baramwangira. Aragaruka arantelefona ambwira ko Fred ariho. Nti subirayo uvugane n'uhari wese. Nibuka ko namwohereje kuri Major Bayingana, Major Bunyenyezi n'abandi. Noneho nkavuga ko ari je ushaka kubimenya kandi bikangeraho nta wundi muntu babinyujijeho. Ariko mu by'ukuri nashakaga inkuru y'imvaho gusa. Naho ubundi nari nzi mu mutima ko atakiri muzima. Mushobora kutabyemera ariko niko byari bimeze. Asubirayo nanone birananirana. Hari inshuti ngo yamwegereye iramwongorera iti Fred yitabye Imana. Ati genda umubwire ko byarangiye. Ngerageza kumubaza icyo yaba yarazize, ariko ambwira ko n'uwamugejejeho iyo nkuru mbi ntacyo yarengejeho. Ntabwo nashidikanije kuko nasaga nk'uwari usanzwe mbizi. Nahise ngo mu kantu sinigeze mbibwira n'umufasha wanjye. Icyo gihe nari maze gusezera ndiho nitegura gutaha, ntagishaka gukomeza amasomo. Ku munsi wa mbere niho namenyesheje komanda w'ikigo ko nifuza gutaha. Nibwo nshubije ibikoresho by'icyo kigo ndataha. Mu ntambara ntawe ushobora kumenya ko itazamuhitana. Urupfu rwe je mbona ari ibyago bikomeye. Ubwo tumaze kumenya ko yitabye Imana, twagerageje kubigira ibanga, tubihisha abasirikare baba abakuru cyangwa abato. Kuko iyo duhera ko tubitangaza byari kugira ingaruka mbi. Abasirikari ntibari kumvikana kuko abari basigaye bamwe muri twe ntitwari tuzwi nkawe. Maze kumenya iby'urupfu rwe numvise ko abanyarwanda batakaje umuyobozi wari kuzagarura ubumwe na discipline mu gihugu. Byarambabaje cyane kubona intwari nk'iyo abanyarwanda bayitakaza amarabira. Mu bikorwa bya gisirikari hateganywa ko umusirikari uwo ari we wese ashobora kwitaba Imana ari ku kazi. Iyo umuntu nk'uyu atabarutse, icyifuzo cy'ibanze ni uko intego ye idasubira inyuma. Nguko uko ubuzima bwa Rwigema bwazimiye. Urugamba ariko ntirwazimiye, ahubwo urupfu rwe rwashyize umusemburo mu bari biyemeje kurubohoza byanze bikunze. Iyo ntego yagezweho, ubutegetsi bw'abicanyi busezererwa burundu, maze abana b'u Rwanda basubizwa agaciro bari baravukijwe mu myaka irenze 35. Ubwo abo bana babashoje ubutumwa bahawe n'uwabatoje Fred Rwigema Gisa. Fred Rwigema mu by'ukuri yaba nari nzi kwivugana na kwise ikivugo, ariko uko muzi uko kandi anagaragara ni intwari koko, ni umugabo ukwiriye ishema, ni umuntu ukwiriye ibisigo ibisingizo, cyane bishingiye ku butwari yageze kuva akiri umwana, ku bitekerezo yagejeje ku banyarwanda no kwinjiza abanyarwanda bagenzi be mu gihugu no guhumuriza abari imbere ko bagiye kwigobotora ubutegetsi bubi bikaba byarabaye. Fred Gisa Rwigema ni intwari yaharaniye uburinganire mu bantu, arwanya ivangura aho riva rikagera ndetse n'ubwikanyize aho yari yarahungiye. Ubutwari bwe bushingiye kandi ku ntego yiyemeje yo gushinga ibuye fatizo ry'urugamba rwo kubohora urwamubyaye, kabone n'iyo we atarutahamo.
ni abantu bake cyane bakwifuza kubiba imbuto batazasarura bo ubwabo. Abantu nka Fred nibo babyemera. Ndahamya kandi ko yari azi ko bishoboka ko urugamba atangiye rutazamugwa amahoro. And I believe he knew 75% he was likely to be killed in action. I also know that he had... Nzi neza ko yashoboraga kugeza iki kibazo cya bene wabo muri Oiwa cyangwa akigaramira agakomeza kuba uwungirije minisitiri w'ingabo z'igihugu cya Uganda, ariko umutima wo gukunda be watumye yitanga, kandi kwitanga bigomba ubutwari bukomeye. Mu nzozi za Fred habagamo kunga Abanyarwanda. Sinshidikanya ko abamuguye mu ntege bazakomeza umurage w'iyo ntwari. Aho ari niba nyumva amenye ko twese inshuti ze tutazamwibagirwa. Twashimishijwe n'igikorwa yakoze, azaduhora ku mutima. Byaranshimishaga cyane kubona umurava yakoranaga turi ku rugamba. Twasangiraga byinshi, tugahurira kuri byinshi mu kazi. Ari nabwo naje kubona ko ari umugabo uharanira amahoro koko. Twamenyaniye cyane cyane mu ntambara. Igihe tugaba igitero cy'Ikabamba nije wagiye kumenyesha, noneho turajyana. Yari umwe muri ba bandi 27 bagabye igitero Ikabamba. Ugasanga azi guhuza abantu, kubashyira hamwe, ukabona akunzwe n'abantu benshi, cyane cyane akunzwe n'abasirikare kandi bamwizeye. Cyane kimwe ko basanga baha icyizere wo muri ruhande, akumva yuko ari ruhande rw'umuntu ushoboye, aho yamubwira ati jyanga akabona yahajya kandi ntacyo yikanga. Icyo nta wundi muntu wari ugifite mu twari turi hamwe bose. Ikindi basanga afite nuko mu ngorane twagiraga yamenyaga kuzidukuramo. Nzi ko twanagize nk'ebyiri nini mu muryango, ariko niwe washoboye kuzidukuramo. Hari izo twagize muri executive committee y'umuryango. Hashize umwaka umwe n'amezi 2 gusa guverinoma y'ubumwe bw'igihugu igiyeho, abayobozi b'u Rwanda bafashe icyemezo cyo gushyingura mu cyubahiro iyo ntwari y'igihugu Fred Gisa Rwigema. Bahise bagena icyumweru cy'icyunamo mu gihugu cyose kirangirana n'ukwezi kwa Nzeri 1995. Icyo cyumweru cyashojwe n'umunsi w'icyunamo wihariye. Uwo munsi ukaba wararanzwe no kuza gusezera bwa nyuma iyo ntwari Abanyarwanda babuze bagikeneye. Aho umurambo we wari waruhukiye, aho ni mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Turikane mucyo basumba rudakemwa turamukeza n'amakeza yo kumurata n'uburanga rabaje. Uwo muhango wari wahuruje Abanyarwanda b'ingeri zose.